urukundo mu rugo. Urukundo, urukundo rero ndagira ngo mbabwize ukuri, urukundo ni ryo shingiro ry'ibintu byose, ni ryo shingiro ry'umuryango, nicyo kintu umuryango wubakiyeho, nicyo kintu umuryango wakubakiraho ugakomera ukagira imbaraga. Urukundo, burya urukundo rwabuze mu rugo ibintu byose biba byangiritse. Bagabo mukunda abagore banyu nk'uko Kristo yakunze itorero akaryitangira, aba ariko namwe bagabo mukunda abagore banyu. Abagore namwe birasaba ngo muganduke, muganduke nk'uko itorero rigomba kugandukira Kristo, aba ariko namwe bagore mugira gute? Muganduka. Ijambo ry'Imana ryo mu Bakorinto ibice 13 uhereye ku murongo wa 4 niho havuga ibyiza by'urukundo cyangwa se uburyo urukundo rugomba kuba ruteye. Niyo nkingi ubundi ya mbere niyo shingiro rya mbere ry'ubuzima bwiza bw'umuryango, bizanezeza buri muntu wese mu gihe cyose twakwisanga dufite imiryango yubakitse neza, imiryango ifite indangagaciro. Bizadufasha, bizatuma ibi bintu byose duhora twumva by'abana bitwara nabi, by'abana batitwara neza, bizatuma nabyo bigabanuka mu gihugu. Bityo nibigabanuka na RIB izaba yorohewe, bityo nibigabanuka n'inkiko nazo zizaba zorohewe, bityo nibigabanuka igihugu cyacu kizaba cyubatse neza. Ntabwo rero wambwira ngo urubaka igihugu kandi umuryango wawe uri kuwusenya, byo ntabwo byashoboka, ntabwo waba uri mu nzira. Ntabwo wambwira ngo uri kubaka itorero kandi umuryango wawe uri kuwusenya. Ibintu rero bisenya umuryango ni byinshi, niyo mpamvu ngira ngo tuzajye tugenda tubiganiraho muduha n'ibitekerezo kugira ngo turebe ukuntu ibintu bisenya umuryango twabikuraho, noneho tugire imiryango imeze neza. Umuryango mwiza, ishingiro ry'ubuzima. Kurikira ibiganiro byacu kuri Aime Family TV Show. Bane mu biganiro ujye udukurikira umunsi ku wundi, kandi subscribe, like na comment. Tujye tubana muri ibi biganiro, dufatanye kubaka umuryango nyarwanda. Bakunzi bacu turabasuhuje kandi turabakunda, tubifuriza amahoro, tubifuriza umugisha w'Imana. Abari hirya no hino ku isi, abari i Burayi, ku mugabane w'i Burayi turabasuhuje. Abadukurikira bari i Burayi rwose turabakunda cyane. Abadukurikira bari muri Amerika, muri za leta zitandukanye zo muri Amerika, ni ukuri turabakunda cyane, turabishimira. Abari muri Afurika, mu bihugu duturanye, Ubugande, Congo, Burundi, ndetse Kenya na Tanzania, za Mozambique, Zambia, abari hirya no hino muri South Africa, muri Malawi, muri Burkina Faso, abari hirya no hino bose turabasuhuje muri Afurika. Dusuhuje cyane abantu bari muri Australia, dusuhuje cyane muri Australia hariyo umushuti wanjye nkunda cyane, Jean d'Amour, twariganye mu ishuri, ubu ameze neza. Nibwire ko Jean d'Amour ameze neza. Turasuhuza abari mu Butaliyani, inshuti zacu ziri mu Butaliyani, turabasuhuje cyane. Abari ku mugabane wa Aziya, mu Buhinde, mu Bushinwa, abari mu Buyapani, muri Isiraheli, ndetse no muri Pakistan, muri Arabie Saoudite, za Dubai n'ahandi mwese turabasuhuje. Mugire amahoro. Abari mu Rwanda, mu ntara zose zigize igihugu cyacu cy'u Rwanda, mwese turabasuhuje, mugire amahoro. Nk'uko bisanzwe rero, umuntu utarakanda subscribe kuri iyi channel yacu, turakwisabye rwose ngo ukande subscribe, ukande like, ndetse uduhe na comment niba ubona ibiganiro byacu bikunyura, kugira ngo dukomeze dukomeza kubona ibiganiro byacu, dukomeza wakira impuguro dutanga kuri uyu muyoboro wacu. Nk'uko bisanzwe rero, turimo turakora ikiganiro kijyanye n'uburyo twakubaka umuryango mwiza, umuryango umeze neza, umuryango ufite imbaraga, umuryango utajegajega.
kuwubaka rero uwo muryango ni njyewe ugomba kubigiramo uruhare, ni wowe ugomba kubigiramo uruhare, ni uwo mwashakanye, ni abana mufite mu rugo, yewe n'undi muntu murera mu rugo niwe agomba kubigiramo uruhare kugira ngo umuryango ukomere. Kandi ndazi neza ko n'igihugu kiradushyigikiye, gishyigikiye ko tugomba kugira umuryango mwiza, cyane ko umuryango mwiza ni ishingiro ry'ibintu byinshi. Buriya umuryango mwiza, umuryango wubatse neza aba ari ishingiro ry'itorero. Ubwo rero ndahamagarira abahagarariye imiryango ishingiye ku myemerere n'amatorero, abanyamadini n'amatorero, muze dufatanye uru rugendo natangiye rwo kugira ngo twubake imiryango imeze neza. Bizanezeza buri muntu wese mu gihe cyose twakwisanga dufite imiryango yubakitse neza, imiryango ifite indangagaciro. Bizadufasha, bizatuma ibi bintu byose duhora twumva by'abana bitwara nabi, by'abana batitwara neza, bizatuma nabyo bigabanuka mu gihugu. Bityo nibigabanuka na RIB izaba yorohewe, bityo nibigabanuka n'inkiko nazo zizaba zorohewe, bityo nibigabanuka igihugu cyacu kizaba cyubatse neza. Ntabwo rero wambwira ngo urubaka igihugu kandi umuryango wawe uri kuwusenya, byo ntabwo byashoboka, ntabwo waba uri mu nzira. Ntabwo wambwira ngo uri kubaka itorero kandi umuryango wawe uri kuwusenya. Ibintu rero bisenya umuryango ni byinshi, niyo mpamvu ngira ngo tuzajye tugenda tubiganiraho, muduha n'ibitekerezo kugira ngo turebe ukuntu ibintu bisenya umuryango twabikuraho, noneho tugire imiryango imeze neza. Ubushize ubwo twari turi kumwe mu kiganiro, twaganiriye ku nkingi umuryango wubakiyeho. Tuvuga ku nkingi ya mbere, twagerageje kuvuga ku nkingi yo kuganira. Umuryango burya ko abantu baba bakwiye kuganira, iyo nkingi twayiganiriyeho tugerageza kuyisesengura, kuyivugaho bikeya bishoboka, kuko ibi bintu tuba turi kuganiraho ni ibintu bifite ibintu byinshi cyane umuntu yabivugaho, ariko nyine tugenda tuvugaho bikeya by'ingenzi, bityo bigatuma tubasha kugenda nyine twiyungayunga. Kandi birasaba ngo wowe urebye iki kiganiro ukabona hari ahantu mu by'ukuri kiri kukubwira ugomba guhinduka, ndakwinjiza rwose ntuzuyaze, uhinduke wiyubake. Nibyo bintu byiza bizagufasha, nibyo bintu bizatuma umuryango wawe umera neza. Uyu munsi rero n'ubundi ntabwo twigeze tujya kure y'umurongo twari turimo ubushize, n'ubundi turacyavuga kuri za nkingi zubatse umuryango. Inkingi ya kabiri rero uyu munsi twaje tuvugaho ni inkingi bita urukundo mu rugo. Urukundo rero ndagira ngo mbabwize ukuri, urukundo ni ryo shingiro ry'ibintu byose, ni ryo shingiro ry'umuryango, nicyo kintu umuryango wubakiyeho, nicyo kintu umuryango wakubakiraho ugakomera ukagira imbaraga. Urukundo, burya urukundo rwabuze mu rugo ibintu byose biba byangiritse, birangirika. Birasaba rero ko umuntu ufite umugore, umugabo ufite umugore agomba gukunda umugore we, kuko niko n'ijambo ry'Imana rivuga, ritegeka abagabo ngo bagabo mukunde abagore banyu nk'uko Kristo yakunze itorero akaryitangira, aba ariko namwe bagabo mukunda abagore banyu. Abagore namwe birasaba ngo muganduke nk'uko itorero rigomba kugandukira Kristo, aba ariko namwe bagore mugira gute, muganduka. Turi kuvuga rero kuri iki kintu cyitwa urukundo. Ijambo ry'Imana ryo mu Bakorinto ibice 13 uhereye ku murongo wa 4 niho havuga ibyiza by'urukundo, cyangwa se uburyo urukundo rugomba kuba ruteye. Bavugamo ko urukundo rwihanganira byose, urukundo rwirinda kwirarira. Ntabwo urukundo rujya rwirarira moshere, ntabwo urukundo rwirarira. Bavuga uburyo urukundo rugomba kuba ruteye,
bavuga ibintu byinshi muri Bibiliya, uko urukundo, none se urukundo ni rwo ruhatse ibintu byose bikenewe mu rugo kugira ngo abantu babane neza. Eh, Urukundo, burya umugore n'umugabo bakundana mu rugo, bakundana mu rugo. Eh, Burya batanga urugero rwiza mu bana, batanga urugero rwiza mu bana, kuko burya abana se niba wowe n'umugore wawe mudakundana, niba wowe n'umugabo wawe mudakundana, utekereza ko abana se bo bazafatira hese, bazakwigiraho iki se? Bazakwigiraho iki? Muhora mushwana, muhora murwana, muhora mucyocyorana, nta n'umwe ushobora kuvugana na mugenzi we neza, ni ibyo nyine abana bazakwigiraho. None se bazakwigiraho ko gukunda bishoboka? Ubundi umugabo n'umugore iyo bakundana bituma n'abana bazamukana iyo ntego, nabo bakazabasha gukunda, bakazabasha gukunda abo bashakanye, bakazabasha kubakunda. Burya umuryango wubatse neza n'abana bawukomokamo bajyana ubwo burere, bakabujyana nabo mu buzima bwabo, ubwo burere bwo gukundana nabwo bakabujyana mu burere bwabo. Niyo mpamvu rero ndi kubabwira ngo urukundo niyo nkingi ubundi ya mbere, niryo shingiro rya mbere ry'ubuzima bwiza bw'umuryango, bw'ubuzima bwiza bw'umuryango. Urukundo rero, mwebwe abantu mwashakanye cyangwa se umugabo n'umugore, niba mushaka ko abana banyu bamera neza, nimwimakaze ikintu cyitwa urukundo. Nimukundana muzaba muhaye urugero rwiza. Urukundo rero, akenshi urukundo, abahanzi bo baruririmba bajya bavuga ngo ni impumyi. Urukundo ni impumyi, bivuga ngo urukundo rutwikira ibintu byose. Buriya umuntu ukunda, ibibi yakora akenshi na kenshi ntabwo ujya ubasha kubibona, ntibakubwira ngo umuntu ukunda ngo yakoze iki n'iki ngo ubashe kubyumva, kabone n'ubwo yaba ari mu mafuti, ujya mu ruhande rwe nyine, kubera kuko uba umufitiye urukundo, uba wumva muri wowe umufite, uba wumva umwakira, uba wumva umufite neza. Niyo mpamvu rero nababwira ko kugira urukundo nicyo kintu cya mbere. Aho urukundo ruri, umuryango ubaho neza. Uzarebe ahantu urukundo ruri, impano ziba zicicikana buri munsi, kandi buri muntu wese yishimira impano mugenzi we yamuzaniye. Ubu ngubu ubaye aho ngaho uri umugabo, mbere mugitangira gukundana n'uwo mubana, wahoraga umuzanira impano kandi impano zikamunyura, urumva. Ariko uyu munsi wa none, niba mumaranye imyaka ingahe, cya kintu cyitwa impano ntabwo kigitekerezaho, kandi impano iri mu bintu byongera urukundo, iri mu bintu byongera bituma nubwo wamuzanira bombo, nubwo wamuzanira bisi, burya iramuryohera, ibigaragaza ko umufite ku mutima. Naho wiriwe, niba wiriwe no mu kazi, niba wari wagiye mu rugendo, ukaza uzaniye uwo mubana impano, mu by'ukuri biba bigaragaza ko aho wari uri hose wamutekerezagaho, bigaragaza ko wari uri hose wagize gute, wamutekerezagaho. Ibyo rero ni ibimenyetso by'iki? By'urukundo. Bivuga ngo urukundo rugomba kugendana n'iki? N'ibimenyetso. Mu muryango, urukundo rugomba kugendana n'iki? N'ibimenyetso. Urukundo ni inkingi nziza cyane yubakirwaho imiryango, kandi imiryango ikagira gute? Igakomera. Urukundo rero rutuma umuryango ubaho neza. Ariko uzi abantu iyo bari gufiringa urukundo, umugore n'umugabo iyo bari gufiringa urukundo, uzi umwana n'ababyeyi iyo bari gufiringa urukundo, ibi bintu ngenda ndi kubabwira, izi nkingi umuryango ushingiyeho, ntabwo zireba gusa abakuru, ngo umupapa ngo n'umumama bonyine, oya, bireba n'abana nabo bagomba kugira urukundo, bagakunda ababyeyi babo, ndetse n'abana bagomba gukundana hagati yabo muri bo. Ariko cyane cyane abantu bazabibatoza ni abantu bakuru. Ni wowe papa, niwe uzatoza abana bawe gukunda, ni wowe mama, niwe uzatoza abana bawe gukunda. None se niba udakunda umugabo wawe, urakeka ko abana bazakunda nabo?
hagati muri bo. Niba se udakunda umugore wawe urakeka ko abana bazakundana? Mwebwe nimukundane, kuko urukundo rwo ntabwo rwihishira. Urukundo ntirwihishira. Iyo ukunda umuntu byanze bikunze bigaragaza ibimenyetso. Iyo ibimenyetso bije n'abana barabibona bakabona ko urukundo ruri he, ruri mu rugo. Iyo mukunze rero mugakundana ubwanyu, mugakunda abana, n'abana nabo barabakunda, noneho urukundo rukimakara mu rugo, ubundi urugo rwanyu rukamera neza. Bakunzi banjye, ndabinginze rwose mwimakaze ikintu cyitwa urukundo. Aho urukundo ruri, abana nabo babona uburere bwiza, babona uburere bwiza, kuko iyo mukundana iyo urukundo ruri mu rugo muri famiye, iyo urukundo ruhari muri famiye, abana bahabwa uburere bwiza, abana barerwa neza. Abana barerwa neza. Njyewe nakunze kujya nganira n'abantu benshi, abantu twagiye tuganira nabo, abangaba wumva bagenda bakora ibitendo, ukajya ukumva ngo umwana yishwe n'ibiyobyabwenge. Rimwe na rimwe usanga benshi muri bo mu rubyiruko, benshi muri bo baragiye babura urukundo rw'ababyeyi, benshi muri bo baragiye bahura n'imibereho yo kubaho ababyeyi babo muri bo ubwabo batumvikana. Ugasanga umwana umwe yarezwe na nyina gusa, cyangwa ugasanga umwe yarezwe na papa gusa. Ibyo ugasanga bimugiraho ingaruka nawe ubwiwe akazisanga aba mu biyobyabwenge, aba mu bintu bimwangiza. Niyo mpamvu rero birakwiriye ko urukundo turugira ishingiro, turugira inkingi ikomeye mu buzima, ishobora gutuma ubuzima bwacu, famiye zacu zikamera neza. Aho urukundo ruri hahora amahoro. Hahora amahoro. Umuryango urimo urukundo, amahoro aba asendera, amahoro aba yigendera rwose. Donc aba ari amahoro yigendera. Aho urukundo ruri aba ari amahoro yigendera. Nkubwira ngo aba ari amahoro yigendera. Umugore n'umugabo bumvikana, nta gucyocyorana, nta kubwirana nabi, nta gutekerezanya nabi, kuko urukundo rutwikira ibyo bintu byose. Rutwikira kamere, urumva, rutwikira kamere z'abantu imbere y'abo mubana. Kubera ko bakunda, ibyo ngibyo bituma nta kibi watekereza kubagirira. Niyo mpamvu usanga amahoro aba ari menshi aho urukundo ruri muri famiye, urukundo rurimo, usanga amahoro asendereye, usanga amahoro ari menshi, n'umutekano rwose. Famiye irimo urukundo, ibintu bigenda neza. Aho urukundo ruri, ibintu byose bigenda neza, ibintu byose biba bimeze neza. Aho urukundo ruri, ibintu bimera neza. Aho urukundo ruri, kabone n'ubwo mwaba mufite ubukene bumeze gute, iyo mukundana n'ubwo bukene mubasha kubucamo, iterambere rikaza. Iyo mukundana, abantu mukundana, iyo muciye mu bintu bikomeye mukabicamo mukundana, mubitambukamo neza kandi bitabakomerekeje, kubera ko urukundo rero rugira imbaraga zo guhangana n'ibintu byinshi cyane bishobora kuza kunyeganyeza umuryango. Imiryango yacu rero yubakire ku rukundo, nicyo kintu kizatubera cyiza, nicyo kintu kizadufasha mu buzima bwacu. Aho urukundo ruri, amabanga y'abashakanye agenda neza. Burya nagira ngo ubwize ukuri, ntabwo wakora sex n'umuntu udakunda ngo bizakugirire umumaro. Nta kintu wumva. Impamvu byanga, impamvu abantu bumva ngo byaranze, ni uko nyine nta rukundo ruba ruhari. Igihe cyose urukundo ruzaba ruhari, kandi murabizi ko aya mabanga y'abashakanye ni iryo shingiro ryubaka umuryango. Iyo igikorwa cyagenze nabi, ujya umenya ko hari abantu benshi bajya batandukana, kubera ko igikorwa kiri kugenda nabi, kitari kugenda neza. Ariko noneho uwo muntu mubana mukunde, wowe mukunde, ishakemo urukundo rwo kumukunda, urebe noneho mubikore, urebe ukuntu bigenda neza. Ni ukuvuga ngo urukundo ni narwo ruzatuma amabanga y'abashakanye hariya mu cyumba ibintu bigenda neza, kubera kuko urukundo niryo shingiro ry'ibintu byose. Iyo ubikoze n'umuntu udakunda, nta kigenda rwose, nta kigenda. Ingo nyinshi rero ziba ziri gusenyuka kubera icyo kintu, nyamara kandi hari urukundo ntabwo ibyo bintu byakunda. Niyo mpamvu rero nashishikariza n'abantu, n'abasore n'abakobwa uyu munsi wa none, mbere na mbere yo gutekereza ko ugiye gushaka,
ujye ubanza utekereze uvuge ati uyu muntu tugiye gushakana kubw'urukundo, yesi, kubw'urukundo, cyangwa tugiye gushakana dushingiye ku bindi. Kuko iyo urukundo rutarimo, aba bantu iyo bagiye gushakana nta rukundo bafite, nta rukundo rurimo, nibo ba bandi bashyika mu rugo, urugo rutaramara n'umwaka, ukumva bombori bombori mu rugo, ukumva abantu batangiye kurwara, ukumva batangiye guhamagaza imiryango ngo nimuze mutwunge, ngo ibi n'ibi n'ibi. Kubera iki? Nta rukundo, ntabwo urugo rwanyu rwubakiye ku rukundo, ahubwo mufite izindi ntego zatumye mushinga urugo rwanyu. Mufite izindi ntego zatumye mushinga urugo rwanyu. Niba mugiye kubaka urugo mushingiye ku mafaranga, ari amafaranga ukurikiye, amafaranga uzayabona ariko umugore ntuzamubona, amafaranga uzayabona ariko umugabo ntuzamubona. Ariko niba ubakira ku rukundo, uzabona umugabo nawe ugukunda, mwubake urugo, murambane, musazane, mumarane igihe kirekire. Ariko niba ubaka urugo ushingiye ku mashuri, amashuri uzayabona ariko umugore ntugire gute, ntumubone. Amashuri uzayabona ariko umugabo ntugire gute, ntumubone. Niyo mpamvu rero ukwiye kubanza mbere yo gutekereza ngo ugiye kubaka umuryango, banza utekereze ko uwo mugiye kubakana umuryango, ese uwo muntu uramukunda? Ese waragukunda? Icyo nicyo kintu muba mukwiye kurebaho. Ntimurebe ku mafaranga, ntimurebe ku ibindi mwabirebaho nyuma, ariko ikintu cya mbere mukwiye gushingiraho ni icyo ngicyo kijyanye n'urukundo hagati yanyu. Apana iby'ubu ngubu rero bisigaye ari kirabaye, iby'ubu ngubu abantu benshi basigaye bajya kubaka umuryango, ntibatekereze ku kintu cya mbere bagomba gutekerezaho kijyanye n'urukundo. Buriya urukundo, nubwo mwaba mudatunze, nubwo mwaba mudafite ibintu byinshi, nubwo mwaba mudafite amafaranga murayashaka, ariko urukundo iyo mwarwubakiyeho, ibintu byose mubigeraho, buriya mu rukundo na cya kindi twabanje kuganiraho kijyanye no kuganira, nacyo kirimo. Burya abantu, umuryango uri mu rukundo uzabubwirwa n'uko banicara bakaganira ku bintu byinshi bitandukanye. Ubwo rero abasore n'abakobwa bakeneye kubaka umuryango, nabo nabagira inama kuri iki kintu kijyanye n'urukundo. Nabagira inama yo gutekereza ku cyo mugiye kujyamo, mubanze murebe iyo ngingo y'urukundo ifite 70% byibuze ku ijana mu bintu muri kugenderaho. Kondisiyo ni uko byibuze iyo ngingo y'urukundo igomba kugira byibuze 70%. Ariko niba iyo kondisiyo y'urukundo cyangwa se icyo kintu cyitwa urukundo gifite 20%, ntaho uri kujya rwose, ntabwo uri kubaka umuryango uzakomera, uri kubaka umuryango uzasambuka. Noneho n'urugo narwo, hari ingo nazo zigatangira urukundo rurimo, bakundanye nta kibazo, baganira neza, basohoka bakajya ku mazi, bakajya kurya ubuzima muri duke bafite cyangwa se muri byinshi bafite, kuko abantu bose ntabwo baba bafite dukeya, hari n'abagira byinshi, hari n'abagira ibiri muri moyenne. Ariko burya ikintu cyose kirashoboka, hari urukundo. Burya hari urukundo, nta kintu kidashoboka, ndakubwije ukuri muvandimwe, inshuti yanjye dukundana, ahantu hari urukundo ibintu byose birashoboka, nta kidashoboka ahantu hari urukundo, ibintu byose bigenda neza. Niyo mpamvu rero hari abantu rero baba baratangiye ibintu byose bafite urukundo, ariko byashyika hagati babanye imyaka 2, urukundo rukagira gute, rugashira, rukarangira. Ikintu cya mbere gituma rurangira ni uko bataruvomerera. Icya kabiri ni uko abantu bakunze guhararukana. Ntabwo ukwiye guhararuka mugenzi wawe, kuko niba wararahiye imbere y'amategeko, ukarahira imbere y'Imana ko ugiye kubana n'uyu muntu akaramata, mukazatandukanywa n'urupfu cyangwa Kristo agarutse, no hanyuma urukundo rukagushirana, ukumva watandukana na wa muntu, icya mbere, inshingano ya mbere urayangije. Nari ndi kwivugira rero ku miryango imwe n'imwe usanga nyine rimwe na rimwe batangira bubaka umuryango umeze neza, uri mu rukundo, byashyika hagati urukundo rugashira. Urukundo rero iyo rumaze kurangira, nibwo utangira kubona ibimenyetso byo kugira gute, byo guhangana mu rugo. Ugasanga abantu ntibakibwizanya ukuri, kubera ko urukundo rwagize gute,
rwarangiye, ugasanga umuntu umwe atangiye kwikubira ngo imitungo ni iyanjye, umwe ugasanga nta burenganzira ngo agira ku mutungo, wahura n'umwe ukavuga ati ngo mana we ngo runaka ngo yaranzengereje, ngo umugore ngo yaranzengereje, umugabo yaranzengereje, urukundo rwatangiye kugera gute gushira. Buriya hari urukundo n'amakosa umugabo wawe yagukorera ntabwo ukwiye kujya kuyavuga hanze. Ahantu hari urukundo n'amakosa umugore wawe yagukorera ntabwo ukwiye kujya kuyavuga hanze, ahubwo birangira hehe? Iyo hirya, ubundi mugasohoka mumeze neza. Nicyo nyine urukundo bivuze. Niba urukundo ruri gushira muri mwebwe mu muryango, abantu nyine barasamburana. Niba urukundo ruri gushira mu muryango, n'inzara izabicaga buriya. Ugasanga umwe yicishije mugenzi we inzara, nyine urukundo ruba rwamaze gushira. Urukundo rwashize mu rugo, abana bagira uburere bubi. Urukundo rwashize mu rugo, ibintu byose birangirika, ubona ibintu byose bitangira kwangirika. Amahirwe mu buzima arashira, arabura. Iterambere mwari mufite ritangira kugenda ryangirika mubireba, kuko urukundo rwagize gute? Rwabuze mu rugo. Iyo urukundo rwabuze mu rugo, ujya kumva ukumva umugabo, ujya kumva ukumva umugore yiriwe ku kazi ari gushakisha imibereho, wenda reka mbahe nk'urugero, umuntu ni umumotari atwara moto averisa, atwara moto itari iye. Noneho afashe moto, yagiye mu muhanda, arara mu muhanda, wenda ni urugero, kuva yinjiye mu muhanda saa 11 z'umugoroba, arazengurutse Kigali yose, arayizengurutse, ari kwirukanka, ari gushakisha amafaranga yo kubaka, yo kuverisa, kugira ngo abone nayo kugira gute, nayo kujyana mu rugo. Kandi byanze bikunze ayo kuverisa yagomba kuyatanga, byanze bikunze niyo yanayabura, mu gihe cyose yajyanye moto ya wa muntu arayashaka, nyine byanze bikunze agire gute, ayatange. Hanyuma aragiye, arakoze, yiboneye gusa amafaranga yo kugira gute, yo kuverisa. Ayo gutahana mu rugo ageze gute, arayabuze. Ageze mu rugo abwira umugore ati rero nashakishije nyine amafaranga, ati nahebye, cyakora ayo kuverisa yo nayabonye, nahaye nyiri moto. Wa mugore utagifite urukundo rwo gukunda umugabo, ikintu ahita abwira umugabo, aramubwira ati ubwo uje kumbeshya ibyo ngibyo, amafaranga wayabanje kuyanyurana mu bandi bagore. Kandi umugabo yakurukumbye, nta n'ibimenyetso afite, nta n'iki, ahubwo atangiye kumushinja ngo amafaranga ngo yanyujije ahandi, ngo afite ahandi hantu yanyujije, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ugasanga aho kugira ngo ubanze wicare neza, utekereze ibyo ugiye kubwira umugabo wawe, ahubwo urwango umufitiye, kuko navuga ko umuntu udafite urukundo afite urwango umufitiye, ni ukumuhaga, umaze kumuhaga, ahubwo bihita bikuyobora kujya kuvuga ibintu bimukomeretsa ahubwo umutima, kandi naho bwo yagize gute, yakomeretse. Yakagombye kuba kugeraho kubera urukundo umufitiye, ahubwo ukamwomora ibikomere yiriranwe, aho kugira ngo nawe wongere ibikomere ku byo agize gute, ku byo afite. Ahari urukundo rero ntabwo ibyo bintu bihaba. Ahari urukundo usanga ibintu bigenda neza, usanga abantu baganira neza, usanga abantu bamereranye neza. Iki kintu cyitwa urukundo twakivugaho ibintu byinshi cyane mu muryango, kuko uru rukundo rurakenewe mu muryango. Uru rukundo rufite ibintu byinshi mu muryango. Uru rukundo ruhatse ibintu byinshi, kuko n'Imana idusaba gukundana. Musome Bibiliya, nababwiye mu Bikorinto ba mbere ibice 13 umurongo wa 4 mugere ku 6, murahasanga ibijyanye n'iby'urukundo Imana idusaba. Ibyo bintu byose uko bivuzwe hariya muri Bibiliya, genda ubyapurike kuwo mubana, ubundi urebe ko mutazabana neza. Muzabana neza nubyapurika kuwo mubana, nubyapurika ku bana, nubyapurika ku mudamu wawe, nubyapurika ku bantu bose mubana mu rugo,
umuryango wawe uzamera neza, uzaba umuryango wifuzwa mu buzima. Duharanire mbega mu buzima, duharanire kugira umuryango wifuzwa na buri muntu wese. Nimbiharanira, uwo tubana akabiharanira, abana bakabiharanira, inshuti zawe zikabiharanira, zigaharanira kugira umuryango wifuzwa, bizarangira igihugu cyose gifite imiryango, igihugu cyose cyifuzwa, kuko icyo gihugu kizaba kirimo urukundo. Ubundi harimo urukundo, yewe ndakeka harimo urukundo, ndakeka nta ibintu byose aba ari amahoro. Harimo urukundo, ibintu byose bizagenda neza. Murakoze rero, reka mbashimire abantu mwese mufata umwanya wanyu mugakanda subscribe, abantu mwese tubana muri ibi biganiro, abantu wese munkurikira muri ibi biganiro, aho muri hirya no hino ku isi, ndabashimiye kandi ndabakunda. Ndabakunda, umuntu wese ufata umwanya akareba iki kiganiro, ndamukunda pe. Mba numva mbafite ku mutima, kandi ni byiza. Kanda subscribe, ahantu tuzajya tuhakura inyigisho nyinshi, zitwubakira imiryango, zitanga uburere kuri buri muntu wese. Mwese rero, abantu mwese aho muri hirya no hino, umuntu utarakanda subscribe nayikande, umuntu ushaka gutanga igitekerezo, umuntu dufatanije muri uru rugendo rwo kugira ngo twubake imiryango nyarwanda imeze neza, imiryango yo ku isi yose imeze neza, n'abumva izindi ndimi bazajya bakora muri transaction, bumva ibi biganiro byacu, kugira ngo twubake imiryango yacu ikomere, ishingiye ku urukundo ruzatugeza ku byo. Hari indirimbo ivuga ngo nta na rimwe urukundo rwihimbaza, urukundo ntirutiraho, ntirutekereza ikibi ku bandi, ahubwo rwishimira ukuri, urukundo rubabarira byose, urukundo rwizera byose, mbega urukundo nyine. Urukundo ni ikintu cyiza mu buzima, kizadufasha. Muze turwimakaze mu miryango yacu, dukunde abana bacu, dukunde abo twashakanye, dukunde abo tubana, dukundane, imiryango yacu izakomera, izagira imbaraga. Kandi nimumara gukundana mu rugo rwanyu, mukunde n'inshuti zanyu. Murakoze cyane, ibiganiro byacu nakagaruka. Ciao. Umuryango mwiza, ishingiro ry'ubuzima. Kurikira ibiganiro byacu kuri Aime Family TV Show. Bane mu biganiro, ujye udukurikira umunsi ku wundi. Kande subscribe, like na comment. Tujye tubana muri ibi biganiro, dufatanye kubaka umuryango nyarwanda.